murwaza wa Ibrahim Kane. Ninjyewe. Biriwe neza. Yego. Mufitanye irihe sano? Umugabo wanjye. Umugabo wawe. Mumaranye igihe? Yego, tumaranye igihe. Ni byiza ubwo uri umudamu we. Ni iby'igiciro cyane. Hanyuma mufitanye abana? Yego, dufitanye umwana umwe. Uyu murwayi rero bisa nkaho arembye, ariko ntabwo ari cyane, ntabwo bikomeye kuko turimo turamukorera ubuvuzi bw'ibanze, kandi rero hamwe n'Imana tuzi ko bizagenda neza. Ese dogita kuko ntari ubwoba? Ntabwo wizera Imana se? Yego, ndayizera kandi cyane, ariko bigungora kubyakira pe. Nimba rero wizera Imana kandi ukaba unayizera cyane, uhumure, umutware wawe azakira. Kuko iyo yageze kwa muganga, abaganga bagomba kugerageza gukora ibishoboka byose, kandi hamwe n'Imana bikagenda neza, sibyo? Sinzi, biragoye. Byakire kandi udafite igihunga, humura rwose, Imana izabikora neza, sibyo? Bino rero nkwereka aho umurwayi wawe arwariye. Yego. Ntabwo yabonye. Sinari ngambiriye kukubabaza bigeze hano. Ndabizi ko wampaye amahirwe ya mbere nkayapfusha ubusa. Ndakwinginze basi mpaye kabiri. Ndakwinginze mbabarira. Ndakwinginze mbabarira. Ndabizi urimo kababaro kenshi cyane, kandi ndabizi uri kunyura. Ubwo nabanye nawe ngo nkubabaze bigeze aho. Nabikoreye igikoko. Nimbona uvuye ahantu ntabwo nzongera pe. Wambabarira ukabyuka.
ihangane sibyo ihangane azakira humura turi gukora ibishoboka byose nk'abaganga kugira ngo akire byuka ni igihe gitoya akabyuka sibyo ihangane turagerageza dukora ibishoboka byose sibyo ihangane rwose ihangane azakira byuka humura azabyuka ihangane sibyo turi kugerageza gukora ibishoboka byose ubona ko turi kumwitaho mu gihe gitoya azaba yakize sibyo komera rwose kandi mwihangane wabyuka naho ubundi ihangane dore iki cyumba ubundi aba ari icy'umurwayi gusa sibyo nubwo ubona ari muri koma ariko ubwenge buracyariko ntabwo ubona yuko yagize n'agahinda nakwinginze rwose oya humura azabyuka sibyo ngaho reka twe kumucura umwuka ahubwo reka tugende sibyo humura azabyuka sibyo ihangane rwose ihangane azabyuka